Itorero Inkindi dufite ibikorwa byinshi ariko bimwe muri ibyo bikorwa ni ikinamico dukina bita Gororoka, ikaba iri muri gahunda yo gukangurira abanyarwanda cyangwa se kubaha ubutumwa bujyanye n'imibereho yabo ya buri munsi. Urebye icyambere na mbere nuko ari urubyiruko bakina iyi kinamico, byumvikana yuko twari dusanzwe tumva yuko wenda abantu bakorera bo batanga message, ariko urubyiruko rwahagurukiye gutanga message. Ubu ngubu natwe ubwacu tukaba dutanga message kandi ikagera ku bantu bakuru, abana, ndetse buri umwe wese bireba akumva yuko yagomba kwibona muri ubwo butumwa bwose bitewe n'ibibazo cyangwa se n'ibyo tubona byugarije sosiyete nyarwanda. Imbogamizi zirahari kubera yuko kugeza n'ubu ngubu ntago turabona wenda nk'iradiyo runaka iyo kinamico yacaho, kubera yuko buriya amaradiyo ni ikintu gikurikirwa cyane. Tugize amahirwe tukabona nk'iyo radiyo icaho, cyane cyane yuko ubu ngubu tuyicisha kuri channel ya YouTube, akaba ari abantu bayikurikira kandi abantu babona ububasha bwo kujya kuri YouTube wenda bitewe nuko babashije kujya kuri internet cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ngibyo biracyagorana. Ubutumwa ni bwiza ariko ikibazo cy'uburyo iyo message igomba gutambukamo nicyo bikiri imbogamizi kuri twebwe. Umuryango nyarwanda twebwe ukurikije ubu ngubu dufite ibibazo bimwe na bimwe bigenda bigaragara mu muryango nyarwanda, harimo wenda nk'abantu badatanga mituweli ku gihe kandi biri mu byiza bakagombye kugira. Harimo nanone abantu wenda batabasha kubaka imirima y'ibikoni, iyo ngiyo nayo ikaba isa nkaho isevinga ubutaka, kuko ubu ngubu ubutaka buri kugenda buba bukeya. Harimo kurwanya imirire mibi ku bana, harimo n'ibindi bikorwa byinshi. Ibyo ni ibintu rero abantu bagomba kugenda bungukira mu butumwa tuzagenda dutanga muri iyo kinamico. Kugeza ubu ngubu ushobora kujya kuri YouTube ukandikamo ikinamico Gororoka bisangaho. Ikindi nanone dufite page ya Facebook yitwa ikinamico Gororoka, nayo ushobora kujya ugakanda like, hanyuma ukajya ubona ibikorwa bimwe na bimwe tugenda dutanga ndetse na message tugenda dutanga. Naho ngaho ariko turateganya no kugenda dufungura n'izindi mbuga nkoranyambaga abanyarwanda bagenda basura rimwe na rimwe cyangwa se umunsi ku munsi, kugira ngo bagende badukurikira umunsi ku munsi.